ni mu ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagejeje ku badiplomate b'ibihugu bitandukanye isangira ryo kuri uyu mugoroba ryari ryabaye. Iryo jambo niryo tugiye kubagezaho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Gusa Perezida w'u Rwanda muri iri jambo yongeye kugenda asa nk'ugaragaza ko ari kenshi u Rwanda rwagiye rusabwa kwirengagiza ibishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bikaba byanahungabanya ubwirinzi bw'u Rwanda, ngo bagiye basaba u Rwanda ngo rubyirengagize. Ndetse muri iri jambo uraza kumva ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye asa nk'uyibutsa amahanga ko hari igihe kuko igihugu babona kidafite umutungo mwinshi, hakaba hari ikindi gihugu gifite umutungo mwinshi, hari igihe bituma icyo gihugu gifite umutungo mwinshi bacyumva cya kindi kidafite umutungo bakakima amatwi, ndetse ahubwo n'amakosa yakozwe ngo na cya gihugu gifite umutungo rimwe na rimwe akagerekwa kuri cya gihugu kidafite umutungo. Ni ijambo tugiye kureba akantu ku kandi tugende turyumva. Nabonye benshi bagiye barisaba ngo turizane hano. Icyo busabwa ni ugukora subscribe gusa, ubundi ibyifuzo byanyu cyangwa se ibyo mwasabye byose n'ubundi tubizana hano. Senior government officials, distinguished ladies and gentlemen, I hope turaza kujya tugenda tunyuzamo amajwi y'umukuru w'igihugu gakenya, ubundi kugira ngo n'ubundi ijambo ryose riri hano tugende turyumva, tubashe kuryumva neza. Ubwo icyo ndi buvuge n'ubundi ni ijambo umukuru w'igihugu n'ubundi ari buze kuba yavuze, tugiye kubagezaho mu kinyarwanda. Yatangiye asuza abari bahagarariye ibihugu byabo cyangwa se abahagarariye ibihugu byabo bari baje muri uku gusangira uyu mugoroba, abayobozi bakuru, abambasaderi ndetse n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga bose bari bitabiriye. Yabashimiye rwose, ababwira ko ari ibyishimo kuba bari hano uyu mugoroba ndetse n'ibyo bafatanije kubaka muri iki gihe cyose. Ndabashimira ibyo twafatanije kubaka muri iyi myaka myinshi ndetse muri sekiteri zigiye zitandukanye. Mwe n'ibyo bihugu by'abafatanyabikorwa muhagarariye hano mu Rwanda ndetse na organization zitandukanye muhagarariye, vital to Rwanda's revival. Ati imikoranire n'ibihugu muhagarariye yagiye ibingenzi cyane mu gutuma u Rwanda rwongera kwisuganya ndetse n'iterambere ry'u Rwanda. Kandi ibyo ngibyo rwose tubiha agaciro tukanabibashimira. Perezida w'u Rwanda yakomeje avuga ko muri iyi minsi tugezemo bigoye ko ari igihugu cyakwigiranya mwigendaho, mbega kikitandukanye n'isi yose muri rusange cyangwa se n'ikigendere ku mategeko mpuzamahanga. Ariko arangije akomeza asobanura ko ngo iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyaje kwisanga mu bibazo byacyo bisa nk'ibyihariye. Gusa nanone ni uburenganzira ndetse bikaba n'inshingano za buri gihugu, kigomba kurinda umutekano w'imipaka yacyo ndetse n'abaturage bacyo. Rero izo nizo nshingano zitajya zihinduka. Borders and people. It is that duty. Ariko mu buryo butangaje u Rwanda ni kenshi rwagiye rusabwa kwirengagiza ibishobora guhungabanya, ngo u Rwanda bagiye barusaba ngo rwirengagize ibishobora guhungabanya umutekano warwo, ndetse ngo u Rwanda bakarusaba ko rugomba kwirengagiza kwita ku bijyanye n'ubwirinzi bw'igihugu cyabo. Yakomeje gusobanurira bano badiplomate babwira ngo izi ntambara n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari ikintu gishya kije nonaha, ndetse ni ikibazo kitari gishya ndetse kitanagoye gusobanukirwa. Iki ni ikibazo cyagiye gikuririzwa imyaka iragenda irihirika iba myinshi, ahanini bitewe no gusa nk'abakima agaciro ndetse no kwirara. Prolonged for decades due to neglect and complacency, notably by those. Ahanini bikozwe n'abo ngabo bafite imbaraga. Akomeje asobanura ati umutekano w'igihugu cy'u Rwanda na n'uyu munota ukomeje guhangayikishwa cyangwa se kubangamirwa no kubaho no kuba FDLR hari muri kano kanya. Ndetse n'ingengabitekerezo y'iyo FDLR y'ubuhezanguni, ndetse iyo ngengabitekerezo yabo akaba ari iya jenoside. Noneho ikibabaje ugasanga iyo FDLR niyo ngengabitekerezo yabo ya jenoside, ugasanga muri kano karere hari abantu bakishyigikiye cyangwa se bashyigikiye iyo FDLR n'ingengabitekerezo yabo, ndetse no hanze y'akarere, ndetse ibyo bakabikora mu mayeri menshi no kwiyoberanya. Ati mu myaka y'1990 muri za 90 irangira tujya kwinjira muri za 2000, ati uyu mutwe wa FDLR winjiye mu Rwanda bagaba ibitero, bituma ibyo bitero bihungabanya cyangwa se bitwara ubuzima bw'abarenga ibihumbi bera mu Rwanda indani. Ati guverinoma ya Kongo yakomeje gushyigikira FDLR babinyujije mu kubafasha mu buryo bwa politike ndetse no mu buryo bwa mikoro cyangwa se bw'amafaranga. Barangije bafata iyo FDLR batangira kuyinjiza no muri zimwe mu nzego za gisirikare za Kongo. Ubu ngubu FDLR noneho iri ku rwego muri Kongo isigaye ikora icyo ishaka, nta muntu ushobora kuba yayikibaza. Perezida yakomeje asobanura bari hano ababwira ati iyi FDLR yagiye yataka igaba ibitero ku Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye.
advisories as a result. Today, the son of the former leader of Rwanda, who led this country into genocide, and other close collaborators of his, have been visiting Kinshasa in order to deepen the alliance with FDLR. Perezida yakomeje asobanura ati hari na bimwe mu bihugu noneho byatangiye kujya bishyigikira bikorohereza mu ngendo abaza gufatanya na FDLR. Yahise atanga urugero aravuga ati mu minsi mike ishize umuhungu wahoze ayoboye iki gihugu cy'u Rwanda ndetse uwo muyobozi wahoze uyoboye u Rwanda ari nawe waje kuyobora kino gihugu muri jenoside, yavugaga umuhungu wa Perezida Habyarimana. Niho yavugaga hano abwira abadiplomate ati mu minsi ishize noneho wahoze ayoboye u Rwanda umuhungu we muri kano kanya, ati ndetse n'abandi bantu bakorana n'uwo muhungu wa Habyarimana bamaze iminsi boroherezwa gusura Kinshasa, birirwa basura Kinshasa mu rwego rwo kugira ngo bagende bubaka umubano uhambaye cyane n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Kugira ngo ibi ngibi mu minsi ishize twigeze kubibabwiraho ko umuhungu wa wenda ubwo ijambo ntandukiriyeho gato turarigarukaho mu kanya, tumaze iminsi tubikoraho ibiganiro ko umuhungu wa Perezida Habyarimana amaze iminsi asura kino gihugu cya Kongo, yirirwa Kinshasa, amaze kuhasura inshuro nyinshi mu rwego rw'uko ngo bari gufata uno mutwe wa FDLR base nk'abawuhindurira izina, noneho bafatanye n'abandi banzi bose ngo b'igihugu cy'u Rwanda, ubundi ngo bafatanye barebe ukuntu ngo bakwata ku Rwanda cyangwa se baza ngo bagahindura ubuyobozi buriho mu Rwanda. Ibyo ngibyo ngo bakabikora bashyigikiwe n'ubuyobozi bwa Kongo, bikavugwa ko ngo n'igihugu cy'u Burundi nacyo cyiteguye ngo kubaho ubufasha bwose bakeneye. Reka tugaruke ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. Bino nibyo rero yaragezeho ari gusobanurira noneho abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo. Ku mugaragaro rwose umuhungu wa Habyarimana n'abo bandi bose bafatanya na FDLR bahabwa ikaze ku karubanda mu gihugu cya Kongo. Iki ni ikibazo twagiye tugaragaza tukagisobanura ahantu hose byabaga hari kubera ibiganiro bifite aho bihuriye n'ibi ngibi byose. Ati iki kibazo twarakigaragaje, ndetse n'abandi benshi muri mwebwe iki kibazo twakibageshejeho. Bano naba bahagarariye ibihugu byabo, nyine n'abambasaderi n'abahagarariye imiryango yindi mpuzamahanga. Perezida yabasobanuriye ko bamwe muri bo cyangwa se benshi muri bo bari bari hano, icyo kibazo nabo cyabagezeho bakizi bagisobanuriwe. Ati umuzi w'iki kibazo cyose ni kenshi wagiye wirengagizwa, ahanini bakabikora ngo mu rwego rwo kugira ngo hafatwe ingamba, ariko izo ngamba ugasanga n'iz'igihe gito. Mbega kwa kundi abantu birengagiza gukemura umuzi w'ikibazo bagashaka guhita bazana ibisubizo, ariko ibisubizo ubona ko bitazamara igihe kirekire, n'ubundi wa muzi uzongera ukazana ibibazo nyuma. Ibyo akenshi birengagiza gukemura ikibazo mu mizi, bagashaka kuzana ibisubizo by'igihe gito ndetse no kubw'inyungu z'igihe gito. Atariko amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda n'uburyo igihugu cyacu cy'u Rwanda cyubakitsemo dusaba ndetse bisa nkaho bidusaba kurinda imipaka yacu mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu izo ngamba z'ubwirinzi tuvuga twashyizeho zashyiriweho iyi ntego yonyine, nta kindi izo ngamba z'ubwirinzi twazishyiriyeho. Measures and interests. Rwanda, because of its history and its geography, requires. Ati iyo FDLR nk'uko babivuga ntago ari igisirikare cyangwa se ntago ari umutwe cyangwa se abantu batakaje imbaraga, mbega batagikora ba bantu uvuga ngo nta mbaraga bagifite. Ati ntago ariko bimeze, ahubwo byagezeho noneho yangenga bitekerezo ya jenoside ya FDLR bayikongeza n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ati ku buryo byagezeho noneho iyo mitwe nayo itangira gufatanya na FDLR gutangira kwataka abatutsi b'abanyekongo ndetse n'izindi kominote. Ati niyo mpamvu mbabwira ngo amasezerano y'amahoro yasinywe abagomba guhuza impande zombi ku rwego rungana, cyangwa se amasezerano y'amahoro abagomba kuringaniza impande zombi, ayo amasezerano areba ku rwego rungana. Ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano y'amahoro yasinywe biba bigomba gukurikizwa hagendewe ku byo basinye cyangwa se ku byari byanditse. Ati gusa ibyo ngibyo ntago ari byo twebwe turi gucamo cyangwa se ntago ari byo twabonye bikorwa, ahubwo ibyo turi kubona sa nkaho impande zombi zasinye amasezerano, uruhande rumwe ari rwo rumeze nkaho rutegetswe kwikorera umutwaro wose. Mbega nta buringanire buri muri izo mpande zombi zasinye amasezerano. Ati kugira bisobanuke neza, amasezerano ya Washington yasinywe twasinye yashyiragaho
ko hahita hajyaho agahenge intambara igahagarara ndetse hagashyirwaho n'uburyo ibyo bintu bigomba kuzakorwamo. Ndetse n'iyo urebye ibiganiro byari byaragezweho na mbere usanga ahubwo hari muri hano mu burasirazuba bwa Kongo no mu burengerazuba atusanga hari hibereye abasirikare benshi b'ingabo z'u Burundi ndetse n'indi mitwe yagiye itangira kujya ikorana na guverinoma cyangwa se n'igisirikare cya Kongo. Icyo bakoze abo bose bafatanije batangiye kugenda batangira gushyiraho amabariyeri no kuboroka kominote z'abaturage, maze kuzenguruka abaturage batangira kubarashisha za drone ndetse kubarasira mu kirere no kubarasira ku butaka. Ibyo ngibyo babikoze muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo z'u Burundi zifatanije n'iriya mitwe yose ifatanije n'igisirikare cya Kongo. Ati icyo gihe Kongo icyo yashakaga ni ukwimura aho bari n'ibirindiro bari barimo mu gihe ako gahenge k'ibiganiro by'amahoro kari gahari. Ibyo byose rero nibyo byaje gutangiza kiriya kibazo cyo muri Uvira mwabonye. U Rwanda rwari rumaze amezi menshi icyo kibazo rukivugaho rukigaragaza, ariko nyuma ibyo byose bimaze kuba, ahubwo noneho u Rwanda batangiye kuvuga ibitandukanye n'ibyaribereye kuri tele cyangwa se byabaye bya nyabyo. Amakosa yose ibyo byose byahise bifatwa hirengagijwe abaturage bicwa, baborotswe, bashyize ahantu hamwe kugira ngo baturikirize mu kirere no ku butaka, ibintu byose ngo bahita babifata babyegeka ku gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwonyine. Babandi barasaga abantu, bicaga abaturage, bigira nk'aho bo nta kosa bafite, byose babigereka ku Rwanda. Ati uko kurobanura rero mugashyira amakosa ku ruhande rumwe nibyo byatumye noneho habaho kwirara no kumva ko noneho guverinoma ya Kongo byahise bituma guverinoma ya Kongo yirara ku rwego rwo hejuru, kubera ko babona ko mbega bashyigikiwe amakosa yose bari kuyashyira ku Rwanda, ngo byahise bituma guverinoma ya Kongo yirara cyane. Ndetse n'abo bandi bafatanije na guverinoma ya Kongo harimo n'abo bajenosideri babonye ko u Rwanda amakosa yose bayashyira ku Rwanda, abo bajenosideri bafatanije na leta ya Kongo ndetse na guverinoma ya Kongo bose bahita barushaho kwirara, bihita bituma noneho bubura ibikorwa by'intambara kandi ngo agahenge kari karasiwe. Ni ukuvuga ngo Kongo nabo bafatanije bahise birara batangira gutangiza intambara, kuko bavuga ati n'ubundi twebwe amakosa ntabwo bajya bayadushyiraho, amakosa yose bayagereka ku Rwanda. Icyo perezida hano yasobanuriraga abadiplomate, perezida ageze hano yabwiye bano badiplomate ngo ntabwo ndi kubasaba kugira ngo mwemeranye n'umwanzuro uwo ari wo wose u Rwanda rwafashe cyangwa se buri mwanzuro wose u Rwanda rwafashe, atariko icyo mbasaba nuko buri mpande zombi zose bireba zose zishyirwa ku rwego rungana, mbega ntihabeho kubera, ntihabeho kubogamira uruhande, buri ruhande rwose bireba, ubwo ni Kongo n'u Rwanda, babishyire ku rwego rungana, ntihabeho kubogama. Kuko aho ibintu bigeze muri kano kanya, u Rwanda ruri imbere y'u Rwanda cyangwa se u Rwanda ruhanganye n'amahitamo adashoboka, cyangwa se u Rwanda rurasabwa gufata amahitamo adashoboka. Amahitamo dufite ni uko ngo dushobora kwihanganira gukomeza kubaho kwa FDLR, ndetse rwose u Rwanda tukihanganira nuko gukura n'abandi bantu bari kuza gufatanya na FDLR n'ibindi mitwe iri gufatanya na FDLR, byose nk'u Rwanda tukabyirengagiza, nk'u Rwanda tukareka FDLR igakura ndetse igakomeza iyo FDLR ikaza igasatira n'imipaka yacu nk'u Rwanda, cyangwa se tugasabwa kwirwanaho, noneho twakwirwanaho bakabituziza ngo turi abanyamafuti. Nicyo perezida w'u Rwanda hano yasobanuriraga bano badiplomate, ati muri kano kanya u Rwanda tumeze nk'aho dufite amahitamo adashoboka. Ati amahitamo ya mbere ni ukureka FDLR igakura, igakomeza ikaza isatira imipaka yacu, ndetse igakomeza igafatanya n'iyo mitwe yindi bahuje ingengabitekerezo n'abo bandi bari gufatanya, ngira ngo wabumvishe nabo bari mu muhungu wa Habyarimana n'abandi bose babanzi b'u Rwanda bari kwishyira hamwe muri iyi minsi, ngo turasabwa kwirengagiza ibyo byose bagakomeza bakabikora, bakaza banasatira imipaka yacu y'u Rwanda. Cyangwa se tugahitamo nk'u Rwanda tuti aho kugira umutekano w'u Rwanda wangirike, reka twirwaneho, ubundi noneho nyuma tuze kubihanirwa cyangwa se baze kubitugereka kubiduhora nyuma. Tarika amahitamo nyine arasobanutse tugomba guhitamo. Amahitamo dufite ni nkayo n'ikindi gihugu cyose cyahitamo, kwemera kurinda umutekano w'igihugu cyacu, noneho abo ngabo batwamagana badushyiraho amakosa yose n'ibirego no kutugaragaza nk'abanyamakosa, ibyo ngibyo tuzabifata nk'ikirango cy'icyubahiro ku ngabo zishinzwe umutekano wacu, kuvuga ati ingabo zishinzwe umutekano wacu zigomba kubanza kurinda igihugu, noneho niyo amahanga cyangwa se n'undi wese yavuga ngo muri abanyamafuti bakabyamagana ibyakozwe, ariko muzi ko mwarinze umutekano w'igihugu cyanyu. Ati ibyo ngibyo uko kutwamagana no kutugaragaza nabi tuzabifata nk'ikirango cy'icyubahiro ku ngabo z'igihugu cyacu. Amaze kuvuga ibyo, abari bari muri iyi sare bamuhaye amashyi menshi.
is a badge of honor for our security forces. Ndetse icyo cyubahiro ni icyubahiro kitapfa gukurwaho n'icyo ari cyo cyose cyangwa gisibangane, kizaba kiri ku ngabo z'igihugu kuko zarinze umutekano w'igihugu. Icyo cyubahiro ingabo z'igihugu zizakigumana, nta kintu cyabasha kukibambura icyo ari cyo cyose. Kizaguma ari igice cyacu, ndetse ni nako bizahora mu bihe byiza n'ibihe bibi twanyuramo, ariko ingabo z'igihugu zizi ko zarinze igihugu, tuzabinyuramo, icyubahiro cyacu tuzakigumana, nta kizakitwambura. Atariko nimubifate uko bitari. Perezida niko yabikomeje asobanurira bari hano, ati nimubyumva uko bitari. U Rwanda ni igihugu gishaka amahoro, ariko turashaka ya mahoro ya nyayo, kandi ya mahoro azaramba, rwego rwo kugira ngo twubake ejo heza h'igihugu cyacu. Turashaka gufata politike mbi yahahise tukayisiga inyuma yacu teka ryose. Perezida yakomeje abwira bari hano ati igihugu cyacu cy'u Rwanda cyiteguye gukuraho izo ngamba z'ubwirinzi, atariko ibyo tukabikora ari uko igihugu cya Kongo cyabanje kuzuza inshingano zabo uko babyiyemeje mu masezerano ya Washington, abanyekongo bakabisinyira. Kugira ngo ubwo aho ngaho yahise yikomereza, ariko murabyumva nyine Kongo n'ubundi yasinye ko igomba, mu masezerano ya Washington niko handitse ko, hano tumaze iminsi tubivugaho, mu masezerano ya Washington harimo ko Kongo igomba kubanza ikarimbura FDLR burundu, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Niyo mpamvu perezida hano yavuze ngo twiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi pe, ariko Kongo nibanze nayo yubahirize ibiri mu masezerano ya Washington basinye. Ndetse ano masezerano ya Washington ndi kuvuga ni amasezerano areba impande zombi, cyangwa se impande eshatu, harimo u Rwanda, harimo Kongo. Uwa gatatu uri muri aya masezerano ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cyatwakiriye ndetse kikanakora mu buryo bwo kuduhuza, nabo bafite uruhare muri aya masezerano. Rero biratangaje kuba no masezerano ya Washington yasinywe, agasinywa n'ibihugu bitatu, Amerika, u Rwanda na Kongo, kuba mwiteze ko uruhande rumwe ari rwo ngo rugomba kuzuza ibyo rwasinye, izindi mpande ebyiri ntizuzuze ibyo zasinye. Sinumva rero icyo twakwitega kuri aya masezerano, nimba bumva ko muri aya masezerano yasinyiwe Washington, u Rwanda ari rwo rwonyine rugomba kubahiriza ibiri mu masezerano. Ano masezerano aramutse yubahirijwe n'impande zose zayasinye, bino bishobora kuba byaduha umutekano ku mpande zose ziri muri aya masezerano, umutekano dukwiriye kandi dukeneye, ndetse bikaba byanadufasha mu kuzamura ubukungu, kuko biri muri aya masezerano ko intambara nirangira ibintu byose none hazahita hakurikizwaho ibyerekeranye n'ubukungu bw'ibihugu byose bikunguka. Benshi muri mwe muri hano mwakoranye natwe, barakoranye igihe kirekire, ndetse abenshi murabizi ko turi abizerwa, abantu rwose bo kwishingikirizaho. Murabizi ko u Rwanda turi igihugu tuvuga ibintu tukabikora, ndetse imvugo yacu niyo ngiro. Butsaga abahagarariye ibihugu byabo hano, ati abahagarariye ibihugu byanyu hano mu Rwanda n'abahagarariye imiryango, ati murabizi ko twagiye dukorana mu bintu byinshi, ati ndetse mwagiye mubibona ko turi abantu tuvuga ibintu tukabikora, imvugo yacu ariyo ngiro. Yakomeje kwibutsa ati impamvu umubano wanyu cyangwa se umubano wacu mu Rwanda n'ibihugu muhagarariye n'imiryango muhagarariye, impamvu umubano wabashije kubyara iyo mikoranire n'ubwo bufatanye byabashije kubyara umusaruro, ni ukubera ko ahanini byari bishingiye kuri politike yacu y'umutekano ukomeje kugumaho mu myaka irenga 30 ishize. Yakomeje abwira ati igihugu cyacu cy'u Rwanda dufite uburyo dukomeyemo mu buryo bwacu, cyangwa se ni igihugu gikomeye u Rwanda mu buryo bwacyo bwihariye. U Rwanda dufite uburyo ari igihugu gikomeye kubera ko twibara nk'abanyantege nke. Twibara nk'abanyantege nyinshi kuko turi abanyantege nke, bitewe kuko twibara nk'abanyantege nke bitewe n'ingengabitekerezo y'urugomo se n'iby'amoko, ivangura ry'amoko, cyane cyane iyo urwo rugomo n'ivangura ry'amoko biri guturuka yaba mu buryo buri direct cyangwa se mu buryo buri indirect, ugasanga bishyigikiwe n'andi maguverinoma. Ati ibyo bintu rwose bitugira abanyantege nke, icyo kintu ugomba kugikumira. Twihaye isezerano ko tutazongera gusubira muri ya minsi y'umwijima, iryo sezerano nk'u Rwanda twihaye, icyo ni ikintu tutazigera dutezukaho. Niyo magambo perezida yababwiye, ati twihaye isezerano ko tutazasubira muri ya minsi y'umwijima, ati iryo ni intego tutazigera, cyangwa se isezerano tutazigera tuvaho na rimwe. Your country, Rwanda, is not wealthy enough. You don't have enough of the resources that the world needs. There are minerals,
forests, all kinds of things. So then I said, okay, but perezida hari aho yageze aravuga ati hari aho igihugu cy'u Rwanda ntago mufite umutungo uhagije isi ikeneye, yaba amabuye y'agaciro u Rwanda ntago mufite ahagije, yaba amashyamba n'ibindi byose nyine mufata nk'imitungo ihambaye. Nanjye nkabasubiza nti ese noneho biraza gutuma mfatirwa ibihano kubera yuko ntafite ubukungu buhagije? None rero ni iki abandi bakoze kugira ngo ibihugu byabo bibe bifite ubutunzi ngiye ntigeze nkora? Ibyo ngibyo bikaba bigize icyaha. Imbere barabanje barambwira ngo ntago ndi umukristo bihagije, nyuma barambwira noneho ngo ntago igihugu cyawe gitunze amabuye y'agaciro cyangwa se n'ubundi butunzi buhagije. Bivuze ngo ibyo bintu byombi iyo bishyize hamwe ibintu bishobora kuduteza ibibazo, bishobora kunteza ikibazo ku giti cyanjye ndetse bigateza n'ikibazo igihugu cyanjye ngo kuba kidatunze amabuye menshi ahagije. Ibintu bishobora kudushyira mu bibazo cyangwa se bikaba byanahindura imyanzuro abandi bantu badufatira cyangwa se uko abantu batubona. Ariko se kuva ryari kuba igihugu gikize cyangwa kidakize byatangiye kujya bigenderwaho kugira ngo bamenye ngo uriya ari mukuri cyangwa ari mu makosa, cyangwa se bikagera ku rwego noneho ubona ko nta muntu ugishaka kugutega amatwi, nta n'umuntu ukwitayeho kubera ko igihugu cyawe kidakize. Nanjye ahubwo ni nabyo nakifuje pe, ko batanyitaho, batananyumva, bataza no mu byanjye rwose pe, bakigira nk'aho batananze. Ati ibyo bintu byaba ari byiza, kuko icyo gihe byaba bisobanuye ngo bari mu byabo, nanjye ndi gukora ibyanjye, nta witaye ku wundi, nta n'uwinjiye mu by'undi. Kuko nta muntu rwose uba ukeneye iyo attention n'ubundi izi kwibutsa ngo ntago uhagije muri ibi ntago bifite bihagije, ariko se n'ubundi aho kugira ngo uzumbwira ngo ibi ntibihagije mufite, ntimuhagije muri ibi, ibyo bintu nuko gusa nk'utwitayeho gatonya ntacyo bimariye, nawe ntacyo bikumariye. Kuki ubundi wangiza igihe cyawe gutyo? Wangiza igihe cyawe ntekerezaho.